oya urumva wambaye ibikomo wambaye inigi noneho hagiye hajyamo imyanda noneho bakora ko mugome ngo nubarimo arakora ngo gusa ngo arakora mu buryo abantu bose bari kujya mu mujyi wa Kigali bagomba guhurira kuri rompo uwazamutse peage RGB ni kwiye gutegura imirongo ibijyanye na tubahaye ikaze nshuti mukurikira Bwiza TV na bwiza.com muri benshi muri aka kanya tugiye kwinjira mu kiganiro Gospel Talk. Gospel Talk ni ikiganiro kivuga ku nkuru zijyanye n'iyobokamana, aho dushobora kuvuga ku bijyanye n'amadini, amatorero n'imyemerere, tukavuga no ku buzima busanzwe bujyanye n'ibyo maze kuvuga haruguru. Nkuko bisanzwe rero mba ndi kumwe na mugenzi wanjye Mahoro Jean Napoleon. Mahoro Jean Napoleon dufatikanya muri iki kiganiro, aho uyu munsi turi bwibande ku ngingo ivuga ngo ese ko Nyagasani Imana abantu bavuga ko basenga ari umwe. Akenshi na kenshi ugasanga haraho bageze bagaca inzira zikabamo amahari, biba byatewe n'iki Mahoro? Urakoze cyane David. Ubundi ukurikije ko abantu basenga Imana imwe, mugani w'abandi ngo kiriziya imwe, batisima imwe, kwemera kumwe, hagombye ko abantu bagombye kumva ibintu kimwe. Ariko iyo urebye n'ukurikirana ukareba uburyo uruhurirane rwo kuvuka ko amadini kwagiye kugenda, ubona ko byagiye bituruka ku nyungu zabamwe n'imyumvire. Aho uzasanga abantu benshi, kera ngiye navukiye mu itorero rivuga Yesu, ariko rivuga ADPR Société de Pentecôte. Iracyari association ko association zitakibahora, cyangwa ADPR ni inyito, ni nka brand. Ni nka brand cyangwa ni nk'inyito, ariko ntabwo byahindutse. Yego na ADPR. Ukeka ni koperative wenda des Églises de Pentecôte, kuko ayo makoperative ngo ni association burana turacyafitemo imigabane twese. Niko yitwa. Noneho rero wajya kureba ugasanga tuvuga Yesu, ariko wakumva abantu bavuga Yesu ukumva bo n'abapagani. Donc ukavuga ngo ese ko aba bantu bari kuvuga Yesu twebwe tuvuga Yesu duhuriye hehe? Ahubwo se reka nkubaze Maho, ubundi nta nubwo nanagusuhuje. Waramutse ariko? Waramutse. Ndaho ndakumva. Gusuhuza se ndisuhuza numve. Allah akbar. Ngweki? Assalamu alaikum. Alaikum salam. Isa ashimwe. Ahimbazwe. Akumva nyine bivuye kure, kubera ko ntabwo menyere ko ngemenyereye Yesu uri kumbwira Isa. Noneho rero David dukomeje ku kiganiro aho twari turi. N'ubundi twari turi mu kiganiro cyo kureba nyine ngo nk'ubu ngubu urabona ntabwo nzi bari gihe ntabwo nzi ibintu bindi byariya cyane, barakubwira bati ijambo shalom ni ukuvuga ngo amahoro. Undi akavuga ati Allah akbar, ni ukuvuga ngo ibare Imana yubaho. Imana niyo nkuru. Assalamu alaikum ni ndamukanyo y'amahoro. Yego. Noneho urumva twari tuvuye nko mu gihe bureo cya shalom, tujya mu cyarabo cya assalamu alaikum. Urumva turaza tujya muri Yesu, kuko bivuze utangira abandi bati ni Yesu, Jesus, abamwita Isa. Nyine ugasanga changement de vocabulaire, guhinduka kw'imivugire biraje byafegitinze igisa n'imitekerereze y'abantu. Hamwe ushobora kubwira umuntu assalamu alaikum, wenda uri umusilamu usuhuje umurokore, akabanza guceceka nk'ibyo yabanze guceceka, kandi umwifurije amahoro. Urumva David, icyo nakubwiraga biratangaje nyine. Urumva guhera muri za 70 na kangahe ugasanga umuntu kumva Yesu no kumva Yesu ni ibintu bibiri bitandukanye. No kumva Isa rega. No kumva Isa ukumva ni ibintu bibiri bitandukanye. Kandi n'umwe. Noneho impamvu nkubwira ngo ni ibintu bijyanye n'imyumvire, ariko n'abandi bantu babifitemo inyungu. Noneho ikibazo kiri ku myumvire, ikibazo kirajya ariko kirajya no mu buryo bw'ubujijuke. Ariko ubwo bujijuke David, ngiye niga theology, nageze mbaza umupastor umwe wari wubashywe cyane mu itorero ryacu ADPR, Pastor Kayihura, ngira ngo bamuzi muzehe watashye. Ndamubaza ngo ese kubera iki, kuko burya muri theology mubaza ibintu byose, kubera iki muri ADPR mutubwira abantu ngo be kudefiriza, be gukora ibi, be gukora ibi. Ndabyibuka abo twiganye barabyibuka. Yaratubwiye ngo ibintu byo gusuka, ibintu by'amameshi, ibintu byo kwambara inigi, ibikomo n'ibindi, atubwira uburyo byavuyeho. Aratubwira ngo abasewedu baza kubatiza icyangugu bambaraga, abantu bo muri Suwede bahaga abantu bagiye kubatizwa bakambara amakanzu y'umweru.
noneho ndetse ngo bakoreshaga amazi ashyushye bagiye kubatiza. Ariko aho hari sawa yewe rwose nabatijwe mu Gakinjiro ndibuka 1996 icyo gihe Shabo yewe yafashe ubutegetsi. Ariko wejo bundi 96 so buryo umwana mu Gakiza. Ndi umwana mu Gakiza ariko hahirwa abana nyine. Hahirwa abana nyine. Noneho rero icyo gihe ariko mazi yaho yarakonje urumva ntabwo yarashyushye kandi batogoso byari gukunda. Noneho urumva bo batezaga amazi ashyushye ariko ntabwo byamaze igihe ibyo ngibyo. Ariko Shaba yari amajyambere rwose. Yadusobanuriye aratubwira ngo kubera ko akenshi abantu wenda babaga bafite nk'umwanda bagiye guhinga bagize bate hari ibintu ngo byagiye bifata muri bya bikomo. Hari ibindi byagiye bifata muri za nigi by'umwanda noneho babinika muri y'amazi no gushyuha bigahita biza bikanduza ya makanzu. Ubwo amazi ashyushye yakuweho ntiyakuragaho umwanda se? Oya urumva wambaye ibikomo wambaye inigi noneho hagiye hajyamo imyanda noneho bakubatiza ya myanda ikajya kuri ya myenda bisaba ko bagomba kubanza kubikuramo. Hanyuma rero ngo batangira kubwira abantu ngo nibabikuremo ariko mu by'ukuri tageta atari uko bavuga ko ari ibyaha ahubwo ari ukuvuga ngo birimo biranduza amakanzu. Urufite n'icyo gikomeye cyane. Au départ bwari muri ubwo buryo. Abantu baza kubigira abantu rero baza kubigira doctrine. Abantu rero bashiduka bagize imyumvire yo kumva ko bigomba kuba doctrine. Ariko uyu munsi biragoye ko iryo torero cyangwa n'andi bafite imyumvire imeze gutyo bakongera bakabwira abantu ngo twaribeshye. Ni musubire gutya ntacyo natwaye kandi David ntacyo bitwaye ariko noneho impamvu nkubwira ngo ibyo oya nuko batavuga ngo twaribeshye ariko bakababwira ukuri kw'ibintu rero iki twicaje aha ngaha nicyo nkubwira ni za nyungu ni za nyungu byaje kuvamo inyungu gute rero ibyo wenda tutiriwe biza kuvamo inyungu gute aho nshaka kuvuga ku nyungu ku bintu by'amadini byo kudahuza naho usanga buri muntu wese yagiye gushinga itorero ashaka difference cyangwa se agashaka ikintu kiza gutuma abantu baza kumwemera akavuga ati kugira ibintu byanjye byemerwe nuko ndi bugendere muri uyu muhanda. Mu nyumvire rero ngo buretse gituma abantu baza kumwemera noneho abantu bavuye mu bwemeramana bagiye mu bwemeramadini no mu bwemera abantu havutse ikibazo. David ntabwo kwemeza abantu bitewe n'igihangano cyawe. Nuza kureba kuri YouTube uyu munsi ukaraba avuga butumwa ubushake bariho nibyo birirwa bavuga umuntu aragenda akavuga ati murebe inkweto nambaye kandi ubundi yagiye kuvuga Yesu ni murebe inkweto nambaye murebe ikote nambaye murebe ukuntu usa ndasa neza ntuzi imodoka nziza ntaha muri quartier nziza donc wowe nzi gufinyura icyongereza urumva wowe uri kuvuga ibyo abakristo bawe inzara yarabishe abakristo bafite ibibazo ntabwo ari byo ntiwaje ko ubundi ikintu twahamagariwe mparabivuga ni uko amamaza ubwami bw'Imana ntabwo ari kwiyamamaza ubwacu. Noneho rero iki nicyo kikwemeza ko abantu bashinga amatorero n'amadini benshi bakabanza kwiyamamaza baba bari mu nyungu za nyungu nizo zituma biyamamaza. Uzajya kumva ukumva umuntu ngo ni apotre reka tujye tuvuga ibintu tubisobanure nujya kureba usange nta nitorero agira nta n'ahantu hagira ahuriza abantu ariko abwira ngo afite title ya apotre. Oya nanjye maze imyaka 2 ntangiye ikintu cyo gupromotinga ntuze apotre yanjye kuko urashaka kuba apotre. Oya so kuva ndabishaka hari imbuga nkoranyambaga nkunda kuguhurizaho abantu nko ku cyumweru tugacuranga indirimbo z'Imana zizo guhimbaza Imana njya mbigiramo n'uruhare ariko nasanze kuvuga ngo ndi DJ bingora cyane nanjye natangiye kwipromotinga mu apotre ariko byaranjabutse byanze gucamo. Ntabwo byakunda kuko ntabwo byakunda se kubera iki abandi badushike nyine se ariko reba umuntu wabatijwe 1996 ukavuga ntabwo byakunda nyine umva David ikibazo igihe wabatirijwe ikibazo no kwibaza ngo itayito isobanuye iki. Okay wari ugikomeza rero noneho icyo navugaga ni iki rero Apotre David rero za nyungu Apotre David turakwakiriye za nyungu rero abantu bashaka za nyungu abantu barimo zabo zitandukanye n'Imana zitandukanye no kwamamaza ubwami bw'Imana nizo zagiye zitera zino confusion ugasanga kuvuga Yesu kuvuga Isa kuvuga Yezu donc niba ushaka kumvisha abantu bawe kugira ngo wenda bave kuri Kiliziya Gatolika ntabwo uri bubabwire Yesu. Erega David njyewe buriya ntabwo urugero muri Bibiliya umwami w'Abisiraheli witwa Salomo amaze gutanga yasimbuwe n'umuhungu we amaze gusimburwa n'umuhungu we ngo umuhungu ajya kugisha inama abantu b'abasaza arababwira ati nyobore gute baramubwira bati rwose oroshya inkoni ya so uroshye ikiboko ugira ibintu worohereza abaturage ugaragaza impinduka ati sawa ahamagara abasore baravuga ati mva nkubwire niba papa yarakubitaga ibiboko 100 byo bakubita 1000 n'ubundi abantu bumvishwa n'inkoni araza yumvira inama z'abasore bamusabye koroshya ahubwo arakomeza amaze kuvugira abantu ajya kwiyereka rubanda aravuga ati rero icyemezo nafashe maho byo ntibiranditse cyangwa urimo kubeshyira buretse dukomeze biranditse noneho arangije aramubwira ati arajya imbere y'abaturage aravuga ati rero ngewe nzajya mbahonda ibi bintu
ibyo kuvuga ngo ndaborohereza ingoyi ya data njye nzayikuba. yumviye inama z'abasore, yumvira inama z'abasore. Abaturage baravuga batumva rero ntacyo dupfana na bene Dawidi, turigendeye. Buriya niho havuye kugumuka kw'imiryango 10 y'Abisiraheli. Noneho imiryango 2 Ababenjamini n'Abayuda barasigara. Gisigara ari igihugu kiri mu majyepfo aho Yerusalemu iri, indi miryango 10 irazamuka, niho ujya wumva ngo habaye umurwa mukuru twa Samariya. Hanyuma umwami Ahabu Imana yaramubwiye ko izamugabira ku gihugu cya bene cy'umwami cya bene shebuja. Ahabu nyine aba umwami. Amaze kuba umwami, ariko Abisiraheli imiryango 10 ikajya imanuka ikajya gusenga i Yerusalemu. Ahabu ngo abitekereza, aravuga ati aba batipe bashobora kuzagenda bakazasubira kwa ba Dawidi, bakagenda bagiye. Ahita agenda akora ibyirwamana, abishinga i Samariya. Arababwira ati rero ntimuzongere kuvunika, murage Samariya kugira uti Imana nazizanye. Ahita yobya Abisiraheli bose batangiye gusenga ibigirwamana. Ariko urumva haba bikoze mu nyungu ze zo gusigasira ubwami bwe. Sinzi niba kucyumva. Oya, yanakundaga abaturage bari kugira ngo batakore maze kuvunika bagiye Yerusalemu hari. Ntabwo bwari uburyo gukora ikure, ahubwo aravuga ngo bazasubira kuri bene Dawidi. Noneho rero nicyo kibazo gihari, umuntu arashinga itorero ariko agashaka ikintu kizatuma nawe agakora ikibumbano nka kimwe cya Ahabu. Yego, ati muravunika mushaka iki? Yarangiza nyine niho hava izi confusion zivuga ngo Yesu, Isa. Uwo Burundi wejo Apotre Manirakiza yarabwiye ati mwari muzi n'ibindi kwinjira mu rusengero rwanjye imbokoboko nta maturo birangire, ngiye kujya nshyira protocole ku muryango, ubanze werekane kofi yawe niba udafitemo rwose amafaranga. Ati kandi za 5 nazo n'abantu zakenewe cyane. Hagati aho naho n'amareta bakwiye guhagurukira aba bantu. Aho naho madini n'abajura usanga bafite uburyo ubujura utamenye. Oya, urumva mbonumva nanababaye. None se uravuga ngo abantu ngo bazaze gusenga ngo nzagenda banza ndebe mu ikofi. Nta kibazo, ubutaha tuzakurikirana muri gospel teke kizavuga kuri idini n'inoti, idini n'amakashi ngo tuzakiribaho message. Bazaje babanza bareba amafaranga. Hari n'abandi ngo bajya gutura ngo ukajya ubanza ngo abayobozi b'amadini ngo bagahagarara ku gituro kugira ku giturisho handi bashyira ngo kugira ngo agere bayo bashyizemo ngo akakubwira ngo Imana iguha umugisha. Utajyahagazeho burya hari umuntu washyiramo. Hari n'ukuntu kera abantu bajyaga batura, noneho washyiramo y'ijana ugahita nyine kwaje uzamuramo 5. Burya nicyo kintu gituma menshi bahagarara nyine bakarubona. Umuntu uyazamuyemo nawe arayakeneye. Urose we yarafite andi wese urayagira harabibuza gushyira Imana. Rega David buriya njye n'ikintu najyaga numva abantu bavuga ngo uramudiya ko niba amaturo ahibasa yagira ati ayiba nyine kubera ayitwara kuko yakeneye. Pastor Sora arayajyana. Noneho ugiye mu rusengero umuntu akakwiba Bibiliya nta kibazo kuko yajya arayikeneye nagura indi. Kandi hari ikibazo namugiraho, ariko njye bane kwamamaza ubujura. Ahubwo icyo nshaka kuvuga icyo ko karagaciyemo, icyo nshaka kuvuga kwari kuvuga yuko kimwe mu bintu bikunze gutera mabyita ngo mu Giswahili gita kutengana no kugira gute kwiremamo ibice. Urumva kwirema ibice kandi biteye ikibazo kuko topic yacu yavuga ngo Imana ni imwe. Yego, kubera iki abantu noneho ubona ariko reka tuzamuke kuri level ya volume ibu turimo kuvuga, tuzamureho intambwe ivuga ngo uribaza kuba turi muri quartier twariganye twagize gute turi inshuti bisanzwe. Imyaka yo kurambagiza irageze. Urumva ntaje ndakurambagije uri umwari mwiza nsanze witandiye wenda umusiramu kazi nsanze uteze igitambaro mu Pentecote kazi cyangwa se nawe uko byagenda kose sinshaka kujya mu by'amadini cyane ariko nibyo turimo kuvugaho kuko ni gospel talk. Nkwaye cyifuzo nta kibazo ABCD turimo kurajyana, twakundanye urukundo n'urw'Imana ntacyo twishinja. Tugeze ku madini shehe ati ibi ntibishoboka, pastor ati ibi ntibishoboka, kugeza ubwo amadini n'amagirize n'amatorero n'imyemerere byashyize n'urusika hagati y'abantu bashobora kuba bakundana bashaka kubana bikanga akakubwira ati udahinduye utagize gute kwa heri bitagenze gutya. Kamemo gusenga imisengere n'imyemerere igatandukanya n'abantu mu bijyanye n'urukundo rwa kimuntu rusanzwe, igatandukanya ababyeyi n'inshuti n'abavandimwe. Ntabwo biranjye mbyemera ibintu byo kuvuga ngo wenda umukobwa ari mu Katolike hanyuma umusore ari cyangwa umuporoso hanyuma ngo ntibananiwe kumvikana. Oya, amadini yabyanze rega. Amadini yabyanze se gute?
umuntu wese Gutyo, urumva itegeko nshinga ry'igihugu ryemerera umuntu wese kuba mu idini ashaka, ariko nabo bagira amategeko nshinga yabo harimo Bibiliya na Korowani nyine harimo no se Bibiliya na Korowani hari aho urasoma muri Korowani nyine havuga none se reka nkubaze umukatolike umuporoso umwadeperi umusilamu umudivantiste bose bavuga ko basenga Imana imwe yo mu ijuru, bagakoresha na Bibiliya ariko zitandukanye. hari abafite Bibiliya irimo ibitabo by'amakabe, abandi bakagira nyine, ariko ibyo ntabwo biha uburenganzira abanyamadini bwo gufata abantu bakabuza uburenganzira bwabo. Ubundi se ufasha umuntu usengera muri Zion Temple yakundanye n'uwo muri Restoration Church bakundanye ukabashyingira buri wese agakoma mu itorero rye, ko buri wese ubundi ngewe amadini nyafata nk'inzira. Donc abantu bose niyo mpamvu padiri yakunze kuvuga ngo zose zigera i Roma, zigera Roma aho zaca hose n'umuntu uzahingukira i Roma. Bigeze biriya bintu biba bivuga David nuko amadini yose niho akomoka, ubu usanga akomoka bose barabanje nta kibazo. N'amadini ya mbere y'Abaroma ariko nanone ibyo yahese burya ayabanje mbere y'Abaroma burya n'amadini atatu, ni idini ya Gikristo, ni idini y'Abayahudi, ni idini y'Abayisilamu. Ubundi burya mu Israel iyo nyemerere itatu niyo ihari. Donc hari Abakristo, hari icya Kiyahudi, hakaba n'iry'Abayisilamu. Ariko noneho wajya kubireba, ariko mu Rwanda hari n'idini rya barutanga rw'amaboko risenga babaturambere, kandi ugasanga mbere yuko abazungu baza mu Rwanda nabo habaga abantu yuko babiza Imana hakiza gute. Huya Imana dini yacu nayo tuyigaruka. Abazungu bazanye Imana mu Rwanda, icyo nacyo tuzagikora ikiganiro. N'iryo dini Imana mu Rwanda yari hasanzwe, n'idini ryo kwa Baryangombe turigaruka ko muri Gospel Talk bari bose nabo uziko nabo bagiye bemerwa. Njyewe icyo shaka kukubwira ni cya kibazo tujya tugira, ujya kumva umuntu ari gusenga akavuga ngo Mana ya Aburahamu, Mana ya Isiraheli, wavuze na Mana ya so niyo Ryangombe se. Hoya none se papa ntiyizera kuki mwumva yuko Imana izabumva ari uko wavuze ngo Mana ya Yakobo. Oya nagira ngo ushaka ngo ujye kimana Mana ya Binego. Oya ngiye cyo ndi kukubwira abanzu nyumve. Dufite ikibazo ubundi kera Abanyarwanda wasaga bafite amazina, ukumva oya buri amazina ya mbere y'abazungu ntabwo kubona bo babikora Imana, wasangaga Abanyarwanda bitwa barudahusha. Urumva oya nayo ngayo nayo yarabaga ngo y'Imana. Ariko abazungu bamaze kuza batangira kugenda bakuraho ya mazina y'Abanyarwanda, bagenda barema amazina ayo y'Imana nyine. Ariko Imana ari mu bantu, Imana yo yari ihari kuva kera. Ariko ukabona abazungu icyo babikoreye kwari ukuvuga ngo Abanyarwanda be kwiyumva ko batahusha, kwari ukuvuga ngo Abanyarwanda be kwiyumva ko batsinda, donc bumva ko hari ukundi kuntu. Ibyo nta nicyo bitwaye kuko Imana irahari, twese turayemera. Imana rero ibaye imwe. Imana ibaye none ko Imana ari imwe. Abantu bagiye kwidodera no kwiremera amastyle yo kugira ngo baze kwemerwa. Uburyo bwo kwiye nibyo nakubwiye. Amadini nge nyabara. Nyine ubuje abantu kugira Yerusalemu akavuga ati reka mbakorera Imana muzajye musenga. Kandi akabigira innovation yo kugira ngo abantu amadini ngewe David nyabara nk'inzira yagombye kugeza abantu mu ijuru. Umwe akaba yanyura Nyamirambo, undi akanyura mu Gashyuhira, undi akanyura he, undi akanyura he, ariko bose bazahurira hamwe. Twaje uyu munsi rero tuvuga ngo noneho ibyo bintu bije gutira confusion mu bantu aho kugira ngo bibabere inzira imwe, kuko uribuka no mu minsi itambutse mu myaka ishize nako hari gihari ikintu cyo kuvuga ngo ikintu ngo bita ngo antikristo ngazaza ngo ahuriza amadini hamwe abantu ndetse David mu mwaka wa 51 abantu ngo impuza amadini ngo buramureba ngo buriya ngo ni shitani ikomeye cyane. Mu mwaka wa 51 bagiye gusengera hamwe Pawulo yandikiye Abakolosayi mu mwaka wa 51 muri imyaka ishize arababwira ngo nyuma ya Yesu Kristo ngo gukora k'umugome ngo nubarimo arakora ngo gusa ngo arakora mu buryo bw'amayoberane ngo kubera ko umubuza gihari. Pawulo yashaka kuvuga ubuza antikristo gukora ku mugaragaro ni itorero ry'Imana. Uruva mu mwaka wa 51 nibwo Pawulo yanditse aravuga ngo antikristo arimo arakora. Uyu munsi turi mu mwaka wa 2021 wibaza icyo kintu ni ukuvuga ngo antikristo ubundi antikristo ni iki? Antikristo ni ibitekerezo. Antikristo ntabwo ari ukuvuga ngo ni umuntu uri ahangaha uri hariya, ni uburyo bwo antikristo ni umuntu urwanya Kristo. Ibitekerezo byose birwanya Kristo biba biri antikristo. Bishatse kuvuga ngo nyine ni Icyongereza ni ibintu birwanya Kristo. Ubwo se ntibishatse kuvuga ngo n'abantu bavuga bati Isa Yezu iki n'iki gihe ntabwo mbyumva, ntabwo ibyo bintu ari kimwe. Uzumva abantu bakubwira ngo impuzamatorero ngo cyangwa impuzamadini ngo ni antikristo ngo ko yahuje abantu. None se ko yahuje abantu bazahurira ku kintu kimwe, abantu bose bari kujya mu mujyi wa Kigali bagomba guhurira kuri rompo, uwazamutse peyaje, uwazamutse ku Muhima, bose bagomba guhurira kuri rompo. Niyo randevu. Hanyuma uyu munsi uravuze ngo umuntu anyuze ku Muhima ngo n'uwanyuze peyaje ngo nibaza guhurira kuri rompo ngo biraza guhinduka ikindi kintu kirwanya wenda. Noneho icyo twari ino topic turone yari yo kuvuga ngo rero
mu buryo bumwe cyangwa ubundi abantu bashobora no kubahana rega bitewe n'imiryango y'amabwiriza bakomoka mu gihe ntabwo tubyanze ariko se bije guhinduka rega bihinduka ikibazo gute nimushyingiranwe bigahinduka ikibazo gute wamusuza ntakwikirize ko iyo topike yacu bihinduka ikibazo gute bahuriye ku Mana arahi David buriya niyo mpamvu ujya wumva bajya bavuga ngo njyewe n'iki byose mu bintu by'itoro nagiye mbaho nk'umuvisioneri impamvu babikoraga babivugaga wanayisobanuye njyari ibintu nkumvaga wayisobanuye igice kimwe uvuga ko abantu baba bashaka kugira ngo biremere innovation ituma bemerwa ariko se bihinduka ikibazo gute gumana innovation ntabwo njyewe najyaga mbwira abayobozi banjye nkababwira ngo ariko niba korali uyu munsi aba methodiste njyewe twajyaga tujya kuririmba mu methodiste nkabwira korali tukajya kuririmbayo kuko buriya mwigeze mu mama twagiye kuririmba mu methodiste none se njyewe ndi kubivuga kuri kamera za Bwiza TV pastor wiremera yabahaye uruhushya yararuduhaye naramubwiye ntese Bibiliya iravuga ngo mugende mubwiriza abantu ubutumwa reka tubare ko bari abantu wenda tudahuje imyemerere ariko barabemera tugomba twagiyeyo tubwiriza ubutumwa baratwakira ku Kicukiro batwakira neza no kuvuga ngo uyu munsi tugize amahirwe njye mfite itorero erezoma ko ntaryo mfite wenda njyewe nyoboye ariko ari nkangiye uyoboye itorero wareka abantu bagasaba nareka abantu bakajya kubwiriza mu Gaturika mu Mana imwe nareka abantu bakajya kubwiriza muri Zion Temple kuko hari imyumvire naba mfite wenda Zion Temple idafite rero kuvuga ngo abantu ngo none ko Yesu yatubwiye ngo dusanga abantu tubabwiriza ubutumwa wowe ukava ngo ushaka ko bajyayo ubwo se muri ya nshingano ya Yesu cyangwa uri mu nyungu zawe uri mu nyungu zawe abantu rero abanyarwanda batwumva n'abakristo muri rusange bakwiye kumenya ko hari ikintu kimwe dukwiye kumenya tugasobanukirwa nimba abantu ibyo dukora tubikora kubera Imana tukabikora mu nyungu z'Imana tugomba kuzenguruka amahanga yose tukazenguruka amadini yose tukazenguruka ibyiciri byose tutavuze ngo bari yabo ntabwo tugomba kubageraho nge niko mbyumva erega n'aba bantu twita abasilamu buriya abasilamu batumve neza bari no mu gifungo turabasuje aho bari hose assalamu alaikum wherever you are bari abantu reba buriya bafite ibi bintu bita livre Pentateuque ni bino bitabo bitanu by'amategeko ya Mose bakagira na evanjiri muri Quran bayita injiri urumva ubutumwa bune nabwo buri muri Quran urumva bivuze ngo burya iyo ugiye muri Matayo Luka Yohana nandi byose n'abasilamu barabifite erega na Muhammad ajya gutangiza Islamu twagombye kumenya target yarafite target yo kugeza abantu ku Mana wenda we yanyuze mu yindi nzira itandukanye niyo abakristo banyuze ibyo nabo birabareba nabo banyuze mu yabo nabo ntibamugishije inama nabo ntibabigishije bivamo ama eglise abiri n'urugero noneho ukabona mugeze kuri Matayo umukristo ashaka kuyisobanura ukwe cyangwa hari imirongo atemera kandi mu gitabo atwaye cyangwa abitse kuko badakunda gutwara ibitabo ariko icyo turiho ni iki ngiki nyamuneka ko muhurira kuva mugahurira mu y'umukamisiri mugahurira ku kiniki kandi bakabyemera bose mukabyemera byose tugahurira ku ivanjiri ubundi nawe uri umusilamu nanakubwiye nti Yesu ashimwe bigutwaye iki kuvuga ngo ahimbazwe umbwiye ngo assalamu alaikum nkakwikiriza ni alaikum assalamu ibyo bigutwara iki niba tudashaka kuzana konfuri za Israel ngo na Ismaili ibibazo byabo bafite muri societe nk'ibyo konfuri zo kwa Abrahamu erega hari cyo mukwiye kumenya bari abana bose ni konfuri familiale na abana ba Abrahamu ariko ugasanga za affectinze umuntu wo muri Afrika za affectinze umuntu muri Namibia za affectinze umuntu wahe hose abanyafrika twaragowe abazungu baje abantu bapfa n'ubutaka n'imigabane y'imiryango nk'uko barimo kubivuga ni ibintu byumvikana na conflit foncier z'ubutaka nahanga turi ahanga zishobora kuba zihari uri kubona ariko tuzijyanye mu myemerere tuzijyanye mu bibazo byinshi David ni cyakiri nkubwira ko abanyafrika tugira ibibazo byinshi ntabwo ari abanyafrika ntabwo ushobora kunsobanurira ukuntu umuzungu yavuye i Burayi akaza mu Rwanda abazungu ariko nibuka ko umuzungu wa mbere waje ni ukoresha uburyo bw'abanyaburayi kubera yuko iyo tuvuze abazungu cyane bajya mu abanyaburayi ntago ari Rwanda uburengerazuba bw'isi urumva abo mu burengerazuba bw'isi Rwose bageze mu Rwanda haza gukurikiraho kugeza ubwo baje bagera ku bazungu baje ba Perode n'abandi uzasanga muri politike y'u Rwanda baragiye bagira uruhare ndetse rutari rwiza none ukibaza ngo ese ni gute umuntu yaje kwigisha iyobokamana bikaza kugera ku ruhare rwo kuza gutegekana nyir'urugo kuko nyiri igihugu umwami yari we nyiri igihugu ahubwo nkuko bivuze reka nkunganire bagombaga kuza ubundi bazana iyobokamana ryiza bakaza basesengura uko abantu basanze bumva Imana urumva kuko nabo ihari noneho bagahuza ibyo bintu bamara kubihuza ntihaza kirazira na kiliziya n'iki byose ngo bibe ikibazo ahubwo bakareba ubushize uzi ko twanavuze ngo mu kiganiro twakoze cyangwa sport twarimo tugaragaza yuko n'ubupfura bwite bwa muntu
bushobora kuzamugeza mu ijoro kubera ko ni inyangamugayo gusa ngo bikazamutungura ati Yezu unzanye ahangaha mu biki ko ntigeze nga ati ariko twarahuraga ugemuriye abantu. David, aba bantu bazanye ubutumwa bwiza hari ibibazo nabo bateje, baje bikunda ariko baza bafite ubutumwa bwiza inyuma bahishe politiki, noneho ntibabizaniramo bavuga bati tuje kubigisha umurongo wa politiki tubigisha n'ubutumwa bwiza. Ni nacyo kibazo buriya twagize, babwirije abantu ubutumwa nk'abantu bari buhite bajya mu ijuru uwo munsi, ntibababwira ibibazo bindi bizaza. Ubundi bagomba kubwiriza abantu ubutumwa bakababwira ko bari kubabwiriza ubutumwa ariko bakiri mu isi, reka nkunganire ko bagiye gutegura iby'ijuru ariko bakiri hano mu isi. Bagombaga kuza nabo bakumva ubutumwa basanze, yego, bakigisha ubwabo, bakareba diferanse irimo, basanga hari aho bihuriye bakabihuza, bakareba n'ubusa. Niba umunyarwanda gusa no kugira gute gusa Ikinyarwanda kiraducitse, bari kureba ubudasa bakareba n'aho ibintu bihurira gusa, hari ikintu bakaba babihuza. Kandi nabyo tuvuga n'ubu ngubu bishatse kuvuga ngo ngewe wenda tuvuge mbaye nka gitifu w'umurenge, nkavuga nti mujye tureka tubarure abantu b'amadini, naza nkavuga nti okay uyu ari muri eglise ADPR kubera imyitwarire yagiye kumbwira, n'aba bandi batagira eglise nk'ababarura gusa bankababurira idini n'inyito, urumva. Ariko critère nashingira go zari kuvuga ngo yubahiriza umuganda, akunda abantu, yitabira ibikorwa by'ubufasha, ajya gute na Petero na Magadalena ariko arabikora, nubwo watajya tutamubona agenda ku mazu nyine yagenewe gusengerwamo, nawe nkamubara mu idini ritazwi kuko yubahiriza iby'Imana. Abagira ikibagiraga ikirwamana ngo cy'Imana itazwi, cyari giteye muri giriki. Ubundi Imana itazwi nubwo bavuga ngo ikirwamana, ubwo yise ikirwamana wese bizwe. Imana itazwi nayo abantu bagomba kwishakira ahantu idini ryayo. Oya, bagiraga ibigirwamana ariko bakagira n'ikindi kintu cyitirirwa ngo Imana itazwi. Ubwo urumva Imana itazwi babaga bibaza ngo uko bisa kose hari ibindi bintu, hari undi muntu hari, kandi nta nubwo tubyanze. N'ubundi bijya mu busobanuro bwa WMS baravuga ngo mu bintu bijyanye n'imyizerere n'imyembe, kuko WMS ifite ukuntu bivuga, bavuga ngo buri muntu wese agomba kugira, ntabwo nimbyita ikintu n'ukuri uko mbivuga, agomba kugira Imana yemera tutitaye ku izina. Ariko David, reba nk'abazungu kugira ngo byemerwe ko ari umuntu umeze neza, ntugire ngo nibasiye abanyaburayi. Ibaze nk'abanyaburayi bageze mu Rwanda basanga abanyarwanda bavanga Imana iri guhandi igatahira u Rwanda. Erega nibyo twavugaga kare muri iriya migani nyine, barangije batangira kutwumvisha ko nta Mana tugira, batangira kumvisha abanyarwanda ko nta Mana ihari, bati musinga batizwa, kandi yirirwa i Burayi igataha mu Rwanda. Urumva bagira ubwo babwira umwami arabatizwa bamuhindura n'amazina, kandi mu by'ukuri Imana arabyemera kubera politiki, yishakiraga umunyu, yishakiraga imyambaro, yishakiraga no kugira ngo batamerana nabi. Kandi mu by'ukuri umunyarwanda we mu bitekerezo bye yaravuze ko Imana yirirwa i Burayi igataha mu Rwanda. Ubwo urumva bari bashenye imyemerere y'abanyarwanda. Ariko noneho wenda ntabwo twaje ku myemerere ya kera, sicyo twari turimo twibaza ngo ese ni iki cyakorwa kugira ngo amadini n'amatorero bose bumve ko bari guhuriza hamwe. N'ubundi nicyo kintu tunariho turimo no kuvugaho, n'ubundi ujye ubona uburyo abantu benshi babwiriza basebanya, nyine nicyo kibazo. Ugasanga baravuga ngo ntabwo turi nka twa tudini tw'inzaduka, ngo ntabwo tumeze gutya, kandi bose ni inzaduka, kuko buri wese afite uko yadutse. Iburyo buri dini ryose nubwo wagira abantu 5,000,000 uri inzaduka kuko ufite ukuntu wadutse. Ariko noneho wajya kureba ugasanga abantu ntibemerana, kandi buri muntu wese ushinze. Ngewe buriya biratangaje, iyo usomye biravuga ngo nuko Yesu afata igikombe aragishimira, hanyuma afata n'umugati nawe arawushimira, arabahereza ngo barye ngo bajyeho bose. Ariko wajya kureba ugasanga ugeze mu idini rimwe, wenda yabahaga bose, wagera nko mu idini rimwe n'uwaruhanyuze yaramuherezaga, ugasanga bagukubise umugati, divayi, abatipe bakayinywera sha. Urumva ikibazo? Ariko abana benshi burya ngo divayi barayibaga mu bintu byo guhereza, nose ko nyine wabarenganye, nose ko batabahaye, kandi Yesu yari yaravuze ngo bajye babaha. Urumva wabarenganye, ntabwo wabarenganye. Wagera handi ugasanga umuntu afite imyumvire yo kuvuga ngo hoya ngo ubwo bazanye agakombe gato, ikiri ngombwa no gusangira. Wanywera mu gakombe, wanywera mbonye niko mbyumva muri opinion yawe. Wanywera mu gakombe kuko iriya divayi irahenda, ntabwo wafata abantu buzikiriza ngo bahe kuri divayi rwose uyibone pe ni nkeya. None iyo myemerere yireke. Erega Yesu ntabwo yigeze ategura divayi wewe winywa wenyine, wewe wabaha amazi yani wakwemera ugatekana mu karo, kuko cyangombwa ni igikorwa. Ariko ntuyimire wenyine. Amaraso yahindutse mu kawa nabyo yari ibibazo. Reka tujye yahindutse divayi nabyo ko bari ikibazo. Ariko nta nubwo binahenda, ubuseji litiro 5 igura 4,000. Mahoro rwose agiye mu hakavamo litiro 10.
ubwo se leta icuma ugenda uhereza umuntu akadoni k'umusomo umwe urumva ahubwo abantu bataha. Urumva muri covid byavamo ikibazo bari kwanduzanya indwara. Mahoro twagiye rero twagiye noneho ukavuga uti rero kuki Imana ari imwe abantu bakabagira difference zingana gutyo Yesu akaba umwe mukaza gushwanishwa n'imvugo niwe Isa noneho tukaza gushwanisha nuko umwe yamwise Isa abantu ntibashyingirana nuko undi yamwise Yesu cyo kwaragiye nkubwire kujya cyo gushyingirana ngo twavuze mu kanya kigize gutambuka giye navuga rero nibura umusiramu kazi ukabye gushyingirana n'umukristo kazi n'umukristo n'urugero cyangwa umukristo agiye gutya vice versa navuga ntitwumvikane mu gihe dushinga ahantu ihema urumva urabona mu minsi mikuru nko ku minsi kuri stade habaye nk'ibirori perezida kuri nk'aba yarahiye yagize gute hari ukuntu bahitisha nk'umukuru w'idini ya Islam agasenga noneho namusenyera akaza gusenga n'umuporoso agasenga nanjye niko nabigenza navuga nti ubwo abantu badahuje torero bashyingiranywe shehaze abasabira umugisha urumva cyangwa nimuvanga ku kiriziya ahubwo none ibyo uri kuvuga ngi siko nabigenza ngewe shehe yamaze yaboretse gatoya ngewe shehe yamaze gusenga nahita nemeza kuko mwese mwasenze Imana padiri yasenze nahita nemeza umwadeperi yasenze nahita nemeza urumva ikibazo gihari ubundi se shehe arasenga Imana ye padiri arasenga Imana ye pasiteri arasenga Imana ye bose bavuga ko bahurira ku Mana ni were musenyeri utangije ndabyemera kubera ko nyine ndavuga wese mu by'idini mu by'idini ntabwo ariko wakabigenje oya mu by'imyemerere hagasenza umuntu umwe kose basenga Imana imwe agasenga Imana rega ubundi Yezu ngo hari igihe ngo yarimo avuga ubutumwa noneho ngo intumwa ze niba yari afite intasi intelligence umuntu umaze ngo imwirazira mwongorera tuharaze n'ibindi nciye ahantu mu town abantu barimo kuvuga ubutumwa bakotsoye se ariko ubupagani bafite birarenze nyakubahwa Yezu rwose nababonye wewe ubahimegere kabisa ahubwo ariko ndimo kumisikotinga noneho ngo Yezu aravuga ati kumbe nibyo mubonye ati mubareke kuko umuntu uvuga iby'Imana ntago ari umwanzi wacu kari koko niko ndetse ugeze no kuvuga kare wenda uvuga abantu bita abapotre bagira gute nta kintu kibi warugamije ahangana nagira ngo se wenda nukora niba mbyita ubugororangingo ubwo nawe uramfasha kubyumva tunagize amahirwe bakaza batanyuranya n'ubutumwa bwiza tukabana abapotre kuri gare tukabana abapotre hose nanjye apotre yanjye urabizi ko yanze gufata nanjye ntinjabo igakunda igicapo apotre David niyo none hariko nkakora ibijyanye n'iby'Imana isaba n'ibyo Korowani cyangwa Bibiliya isaba urumva ntacyo byaba bitwaye bitagombeye ngo simfite girize nyobora sinize theology sinagize gute Yesu nawe cyangwa Yesu cyangwa Isa yavuga ati mumureke nawo nguwaze ndumva ibyo arimo kuvuga apotre icyo bivuga bisobanura intumwa twese twaba ba apotre ahubwo uburyo tubikoresha nicyo ngiye mvuga nta kibazo ukuntu abantu bakoresha izina n'ubutumwa nibyo bitirirwa n'iki tuzaberaho mu kindi kiganiro ariko dukurikije ako David nkubaze nkurikije kuri rugero rutanze gura mu pastor wavuze ngo azagere ibikofi ngiye mbona na leta yagumbye no kugireba ese ariko ya mu pastor yakuraka oya byambabaje urumva yagumbye kugireba n'uburyo amafaranga abakirisitu batura iyo nkuri kuri biza.com uze kwisoma ndaza kuyisoma abakristo batura n'uburyo akoreshwa mbere ko kubona aka video karimo gatambuka umuntu w'umubishop umwe afite ibasi ari kugenda avuga ngo jugunya hano ngo urahajugunya imigisha yawe urahajugunya ibibazo byawe ngo kujugunyamo menshi ngo kujugunya ubukene bwawe noneho bari bafite ukuntu bagahuje n'ukuntu nyakubahwa perezida repubulika yavuze ari mu nteko avuga ku bintu by'amadini icyo gihe bahise bahuza iyo video bahita bayihuza WhatsApp kabuze kugaragara aho nyakubahwa yavuga gatari ko se umuntu araje avugira ngo mpujye ufite ngo numara kubimpa ngo uraza kubona byinshi wagumanye ibyo wari ufite aho kugira ngo bagutwa duke hari imyumvire twagombye kugira umuntu wo muganara gushutse ariko bireba byita gutubura umuntu arakubwiye ngo ujugunyamo igihumbi ukabona nka miliyoni y'abagutubura ngo ibihumbi byawe 100 ubundi gutubura no kongera ngo ibihumbi byawe 100 ngo hanyuma wagumanye 100 ryawe wagumanye yawe ntago mbizi ibyo tuzabiganira ariko icyo wenda navuga hari n'itegeko bari gutora ryo gukurikiza uburyo amadini agomba gukora nigeze mbisoma cyangwa ngira ngo umuyobozi wa RGB bivuga sinibuka neza bavuga ko bari gutegura uburyo bajya bakurikirana bakareba kuko amafaranga abanyamadini batanga cyangwa abanyatora batanga n'ay'abanyagihugu maze rero bwana cyangwa se sinzi mu bantu babihaye Imana bize theology babitanga iki bwana biremewe niba bwana ryemeye nta kibazo ku muntu wese bwana nyine bwana amahoro rero bwana ni ikinyarwanda ubundi mbere ko tuba bihaye Imana nayo matitre yose abantu bafite twagombye kumenya ko turi abanyarwanda ariko nta kibazo na bwana ndikoresheje bwana amahoro rero numva iyo ngingo herukiyeho influence ya leta ku madini cyangwa influence y'amadini kuri leta ubutaha mu kiganiro Gospel Talk
niyo tuzaganiraho. Uravuze uti RGB irimo gutegura ibintu n'urugero sibyo ifite mu nshingano by'amadini, abandi bakanavuga ngo tugiye mu byo bahanuzi ba kera hagaragaraga yuko hari influence abahanuzi n'abandi nk'abo ngabo bageraga ku butegetsi bw'abagabo uriho aziwerazi n'uyu munsi twanabivugaho. Ese RGB ni ikwiye gutegura imirongo y'ibijyanye n'amaturo cyangwa abanyamaturo nabo bagombye guha imirongo, ahubwo RGB nawe y'imiyoborere vice versa? tuzabireba ariko reka mubwire iki kintu kimubazo kimwe. Ubutegetsi bwose bushyirwaho n'Imana. Icyo gihe ntacyo mbonye uruhande uzabaherereyemo ngo nzagushakira undi muntu uzabahereye mu rundi ruhande akwereke, kuko ubwo ndumva yuko bizaba biryoshye kandi bimeze neza amahoro. Uyu munsi rero mu kiganiro cyacu bwiza cyo kuri Bwiza TV na bwiza.com muri Gospel Talk twarimo tuvuga ku bijyanye no kumenya ngo k'Imana ari imwe nyine, ariko kandi ibitabo by'Imana nabyo bikaba bifite naho bihuriza. Twavuze mu kiganiro ni gute abantu ubona bagirana amakimbirane ndetse n'akazi amwe ashobora kuvamo n'amacakubiri bituruka kuki? Ese mu ijuru hazaba hari quartier protestant, quartier catholique, quartier musulman, quartier bahayi, quartier iki n'iki? David nakubwiye ngo cyo abantu bakwiye kumenya ni kimwe. Impamvu ngiye ku rwanjye ruhande, impamvu ubona iteza amakimbirane ni abantu bafite inyungu muri ibyo bintu babitera mu bakristo babo. Yego, hari umuntu rero nawe ngo wari wifuje yuko ngo wamusobanurira. Hari bavuze ngo abantu bazanye ubutumwa bushaka kuvuga ngo barajyana abantu mu ijuru muri ako kanya mu buryo bwihuse n'iki byose. Aranabaza ati se icyo juru abantu bavuga aho mu ijuru abazungu cyangwa se abantu bo mu irengerazuba bw'isi baje bavuga ni hehe? Ibintu nk'ibyo ngibyo, ibyo nabyo tuzabigira ikiganiro kwacyo cyo kumenya ngo mu ijuru ni hehe. Wenda n'abazadufasha mu biganiro barahari ni benshi, kuzatumira n'abantu batandukanye. Hari abavuga bati tuzibera mu isi itunganye imeze neza, n'abakubwira ko ijuru ngo ari ry'abantu 144 kandi iyo mibare bakayikora ukabona wenda birashoboka. Hari n'abavuga bati ijuru ni mu bitekerezo, on sait jamais. Bavuga ati bandi ni hasi, hejuru Yesu yarazamutse, bandi teramanutse. Ibyo nabyo wenda tuzabikoramo ikiganiro kwacyo cyihariye. Kandi abandi nabo bakavuga bati kuzimu ni ugucukura ukajya hasi, abandi bakavuga ati mu ijuru nyine ni ukureba hejuru. Byose ga David ni imyumvire abantu baba bafite, ariko tuzareba Bibiliya bivugaho iki, tuzabireba nabyo Bibiliya ivugaho iki. Urakoze rero Mahoro kuba wamfashe nanjye nagufashe muri iki kiganiro twafatikanije. Urakoze cyane, twafatikanije twuzuzanyije. Kandi abakurikiye Bwiza TV bazakomeze gutanga commentaire, birumvikana. Urumva hari ubufasha batanga ibitumvikana neza no gukora share. Ikindi kandi ko subscribe bindadufasha kugira ngo cyangwa sabone ni inkunga uteye ikiganiro Bwiza TV na bwiza.com cyangwa se Gospel.com by'umwihariko. Ariko cyane ugakora comment, ukareba uko byumva, tukareba uko ikiganiro byacu bikundwa cyangwa se ko wenda byabanyuze. Mahoro ari naho bakunda kureba ibiganiro kuri YouTube channel bihutisha. Oya ni nacyo buriya rero ni no mpamvu uzajya ubona muri commentaire umuntu agututse, kuko ntabwo yabanje kumva ngo arangize byose. Nagere ikiganiro ajya ashyira commentaire, abone gushyira commentaire yabyumvise byose, kuko icyo turimo no kubaka societe nyarwanda, kandi urumva n'ikintu tuba tunagamije hanene cyane no kubwira abantu ngo nta kintu gikwiye gutandukanya umuntu n'undi. Ngo umuntu nagusuza ati assalamu alaikum ngo reka kumwekeza ngo urumurokore. Yego, umurokore nakubwira ngo Yesu akuzwe, utuwe ntabwo avuze ngo Yesu ashimwe, kandi witwa Isa. Witwa Isa, urumva ngo Yesu akuzwe, urumva Yesu ariko se ko ngubu ari we ngiye nabyumva. Oya, umuntu yitwa Isa nashaka kwikiza Yesu, umuntu se kuki witwa Isa? Isa se byaturutse kuki? Wowe Isa udashobora kubwira abantu ngo Yesu ashimwe kuko uri umusiramu, ntabwo ari byo. Wowe mu Kristo babwira bati assalamu alaikum cyangwa se ntubyikiriza, ntabwo ari byo. Wowe mu Kristo babwira ngo Yesu akuzwe ugaceceka, ntabwo ari byo. Wowe mu Kristo utikoza Korowani ngo ntiwayisoma, kandi irimo ibitabo Pentateuque bitanu irimo ubutumwa bune, Matayo, Luka, Mariko na Yohana. Bakubwira bati koze Korowani urebe n'indi mirongo ntushaka kubyumva. Wowe musiramu ushobora kuvuga uti ntabwo nasoma Bibiliya, kandi ibitabo bya Bibiliya urabitunzi wawe ntushaka kubyumva. Ibyo bintu byose ni amacakubiri atafite ikintu amaze. Umuntu yavuze ngo icyiza no kumenya ko Imana abantu baba bavuga ni bimwe, urumva ni Imana imwe. Yego umuntu agomba kugira abarizwa, ushobora kuba mu idini runaka, ariko wifata mugenzi wawe ngo umupinge. Ntabwo twayanze twe gupingana ngo tutazava tugira mu ijuru twavuga tuti rero ese kumbe bujya duhuriye aha ngaha kandi byaremeza ukuntu kuko nguko bikaba byavamo n'ubucamanza budakwiye, ugasanga abantu barimo gucira imanza abandi. Biriya bintu bivamo n'amacakubiri no mu bana, ugasanga abantu bari kubwira abana ngo umuntu utari mu idini ryabo ntago azajya mu ijuru. Amacakubiri rero y'amadini nuko bashaka kuyaca hejuru, bashaka kuyaca hejuru. None se sinakwikuntu mu makwe bijya bivangavanga mu bukwe nako reka iwacu ni mu muryango ugira abapadiri benshi, ibyo bintu bya poroso n'abinyuguri byabo ntago tubyumva. Abandi bati twebwe rwose niba utazi gusenga ugira guti Allah akbar, kandi nukuvuga ngo batubwiye ko barakuvuga ngo iki Imana niyo nkuru, Imana niyo nkuru. Ugiye gupinga ko Imana ariyo nkuru kandi ari byo urimo kubwirwa, ari byo
usabwa gusenga uvuga n'urugero par exemple ugasanga imiryango irasenyutse ugasanga nk'ubu ngubu wenda ntanagumirwa da umuntu akagumirwa gutya rwose kandi yari afite umugeni kubera idini kandi mwari mukundanye benshi baragumirwa David kubera imyumvire oya rwose ibintu ntibitungane mbere ariko harakana umukanya uvuze nanjye numva ndakemeye uvuga utaho gutumira abantu bose ngo baze basengere umuntu umwe ahubwo hasenga umuntu umwe akarepresentinga Imana Allah muri rusange David umva atari byo reka rero dusoze mahoro rero urakoze cyane ku kiganiro dushoje aka kanya Allah akbar assalamu alaikum Walaikum salam urakoze cyane abasiramu bubara bari mu gifungo Imana ikomeze kubafasha Imana ibara mahoro n'imigisha ndumva rero dushoje ikiganiro shimira na equipe technique yadufashije kuri kamera mu buryo gutunganya amajwi n'amashusho mwebwe mwese n'abakurikiye Bwiza TV mukomeze kugira ibihe byiza aho muherereye hose ikiganiro Gospel Talk n'ubutaha nakagaruka